Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndagarutse kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, kugira ngo tuganire. Narababwiye ngo kubana n'Imana ni ukwitoza, kubana n'Imana ni ukwitoza, kubana n'Imana ni ugushaka icyo umwami ashaka. Ibyo rero bidufasha kwitoza, guhora dushaka icyo umwami ashaka, guhora twibaza ngo si data akunda iki. Ibyo kandi tubikura mu ijambo ry'Imana, ibyo tubikura mu ijambo ry'Imana, ibyo tubikura mu gusenga, ibyo tubikura mu kwakira no kwinginga Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwacu. Ndagarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, tuganire. Nshuti yanjye, ushobora kwitinza muri ubu buzima, ushobora kwitinza kugera ku by'Imana igushakaho. Buriya ikintu Imana ishaka ku buzima bwacu ntabwo ari ibintu, ntabwo ari byo tuyisaba bya buri munsi. Oya, ikintu Imana ishaka ku buzima bwacu ni ukugira ngo itumenyeshe iby'agakiza, ni ukugira ngo tuzabone ubwami, ni ukugira ngo twongere tugire ubumwe nayo. Ikintu Imana ishaka ku buzima bwacu cya buri munsi ni ukugira ngo twihuze nayo, twiyunge nayo. Hanyuma bya bindi tubura tukaburana, tuza gusengera buri munsi tubwira Imana ngo dukeneye ibi, ni ukuri biriya ni inyongera, biriya ni inyongera. Ijambo ry'Imana icyatumye Yesu agaragara ngo ni ugukuraho, ni ukumaraho imirimo ya Satani, ni ukongera gushyira ubumwe cyangwa se guhuza Imana n'umuntu. Haleluya. Wowe rero uwumva bisa naho bigoranye, ni ukuri ubu buzima busanzwe bwa buri munsi, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuri iyi si izaduha 100%, ariko mu ijuru duhe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kuri iyi si turabyemerewe. Icyazanye data rero, icyazanye Yesu, ni ukugira ngo aduhuze na se, ni ukugira ngo yongere ashyire ubumwe hagati yacu na data. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yohana 4. Ushatse wahera ku murongo wa mbere, ariko twebwe tugiye guhera ku murongo wa 9 kugira ngo twihute, cyangwa reka duhere ku murongo wa 7 kugira ngo twihute. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa ku mazi, mpa utuzi two kunywa. 8. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. 9. Umusamariya aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariya, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza cyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye, nawe akaguha ku mazi y'ubugingo. 11. Undi ati, databuja, ko udafite icyo kuvomesha mu iriba, rikaba ari rirerire, none se aya mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba, kandi akaba yaranywaga aya mazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye. Yesu aramubwira ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota,
umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira gute? Azongera kugira inyota. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota iteka ngo ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Amaze gusobanukirwa neza, Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano tutaragera kure. Umugore ikibazo yari afite cyari icyo kuvoma kure. Ikibazo yari afite cyari icyo kubona umwanya wo kuza kuvoma. We niko yabitekerezaga. Ariko Yesu, uyu mugore yari afite ibibazo byinshi. Yari umusamariya, barabanenaga, yari adafite umugabo, n'uwo bari bararanye iryo joro. Bibiliya ivuga ngo n'uwo bararanye iryo joro ntabwo yari uwe. Yari afite ibibazo byinshi. Yari afite ibibazo byinshi nk'ibyo mfite, nk'ibyo ufite. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ikimuraje ishinga ntago ari ukuvoma kure. Yesu ikintu kimuraje inshinga ntago ari ukuvoma kure. Ntabwo ari uko wabuze akazi. Icyo ntago ari cyo kimuraje ishinga. Ntabwo ari uko bagusohoye mu nzu. Icyo ntago ari cyo kimuraje ishinga. Ntabwo ari uko urwaje umwana uri mu bitaro. Oya, icyo ntago kimuraje ishinga. Nta nubwo ari uko wabuze school fees. Oya, icyo ntago ari cyo kimuraje ishinga. Ntabwo ari uko urwaye urembye. Icyo ntago ari cyo kimuraje ishinga. Ikintu kimuraje ishinga ni ukuguha amazi y'ubugingo. Hallelujah. Ntago sinzi niba ubyumva nkuko mbyumva, ariko ikintu kiraje Yesu ishinga kugeza zino saha ntabwo ari ibibazo byawe wikoreye. Ntabwo ari uko umaze igihe kinini. Ntabwo ari uko utabyara. Ntabwo ari uko udafite akazi. Ntabwo ari uko banki zikwishyuza. Ntabwo ari uko umwana yabuze ibyo kurya. Oya, ikintu kiraje Yesu ishinga kimumanuye kuza mu Basamariya, gitumye asigara abigishwa bagiye gushaka ibyo kurya. Ntabwo ari ibindi bintu bindi bihambaye, ni ukuguha amazi y'ubugingo. Icyo nicyo yifuza. Icyo nicyo mutima we utekereza buri munsi. Naho nyuma yo kuguha amazi y'ubugingo ibindi byose urabyemerewe. Ntabwo mbizi niba ubyumvishije, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko nyuma yo guhabwa amazi y'ubugingo ibindi byose urabyemerewe. Nubwo umaze igihe kinini udafite akazi, nakubwira ngo izere Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Ibisigaye ubimurekere. Abwira umusamariyakazi aramubwira ati iyaba wari uzi ugusabye amazi yo kunywa. Umusamariya yaramubwiye ati ni ikizira. Abayuda ntabwo basangira n'Abasamariya. Ntabwo bibaho. Ntidusangira, ntitugendana, ntituganira, twa tuntu twose. Ariko Yesu aramubwira ati woya, yaba wari uzi ugusabye amazi yo kunywa nawe umusabye amazi y'ubugingo. Umusamariya agira ubwenge aramubwira ati noneho mpa kuri ayo mazi, wenda byazatuma ntagaruka kuvoma kuri iri riba kuko ni kure. Ariko Yesu aramubwira ati amazi nkuha nazadudubiza ubugingo bwawe bwose. Dusaba Imana muri iki gihe, uyinginga uyibwire ngo ubugingo bwanjye mu maboko yawe mwana. Iyi si igiye kurangira, turavuza impanda, turahamagara, turabwira abantu ngo nibihane ibyaha, kuko igihe kirimo kirasohora tukirebesha amaso yacu. Imana ibahe umugisha, ibahe kongera kugaruka ku isoko, ibahe kongera kubana nawe iminsi yose yo kubaho kwanyu. Shalom.